Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Bavandimwe bene data, namwe mutwumva mwese, turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Uyu munsi tariki 3 kwezi kwa gatanu umwaka 2020, turashima Imana ko yongeye kuduha akanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turabizi ko Bibiliya itwigisha ko umuntu atagizwe n'umubiri gusa. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 ku murongo wa 23, aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarinzwe, bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ni ukuvuga ko Bibiliya yishura ibyo siyanse zita ku byerekeye imiterere y'umuntu mu buryo bw'imbere. Izo siyanse zihuzagurika kugeza uno munsi. Rero Bibiliya yonyine niyo ihishura ibigize umuntu by'ukuri. Hano Bibiliya itubwira ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'umwuka ariyo esprit, spirit, agizwe n'ubugingo ariyo âme cyangwa soul, agizwe n'umubiri uyu twambaye bose bareba natwe tubona. Rero mu buzima bw'umuntu kenshi yitwararika uyu mubiri kuko niwo abona, niwo atekerezaho, niwo ashobora gukoraho, na niwo n'abandi babona. Ariko ni bake mu isi bamenya ko bafite undi muntu w'imbere kandi nawe akaba afite ibyo akeneye. Rero Bibiliya itubwira ko imyaka yacu tumara ku isi, igice kinini cyayo tukimara dushakisha ibyatunga umubiri, ibyagirira umubiri neza. Ariko ni bake cyane bamenya ko bafite umuntu, uwo muntu akaba ari umuntu uzahoraho iteka ryose, ari we agizwe n'ibyo bibiri bya gatatu by'umuntu, umwuka n'ubugingo. Nyamara imbere y'Imana, iyo Imana yitegereje umuntu, ntabwo Imana igarukira kuri mubiri, ahubwo Imana uwo yita umuntu ni wa muntu w'imbere. Bibiliya yita mu Gifaransa l'homme intérieur cyangwa mu Cyongereza inner being. Rero niyo mpamvu igihe Imana yatumye Samuel ngo agende mu nzu ya Isayi kurobanuza amavuta uwo yahisemo kuba umwami asimbure Sawuli ko Imana yari yamwanze, agezeyo Isayi amwereka abahungu be, ariko umwe ntabwo yari ahari, karakakire gasore gato ni Dawidi, we yari ku gasozi aragira intama za se. Noneho amweretse imfura ye ahereye kuwa mbere kubera ko yafite uburanga. Samuel yumva ko ari we Uwiteka yahisemo. Mu gihe yenda kumusuka amavuta, Uwiteka aramubwira ati sigaho, uyo ntabwo ari we. Ati kuko umwana w'umuntu areba kubigagarira amaso, ariko Uwiteka areba mu mutima. Bivuga ngo Imana ntireba ibi tubona twebwe. Imana ireba uriya muntu w'imbere, niwe Imana yita umuntu, kandi na niwe azaba accountable imbere yayo kuri wa munsi w'urubanza. Niwe azabazwa, niwe azaryozwa ibyo byose yakoze akiri mu mubiri. Na nivyo Paulo yavuze abwira Abakorinto ngo ntituzabura twese kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, ngo umuntu wese abazwe ibyo yakoze akiri mu mubiri. Impamvu rero ibi byose mbivuze ni ukubera yuko uyu munsi mu gukomeza za nyigisho zacu zijyanye n'aya minsi mikuru 7 Imana yategetse Abisirayeli ko bazajya baziririza. Ubu twaba tugeze ku munsi mukuru ugira 7, ari wo munsi mukuru w'ingando. Twarasobanuye kandi turacyari mu magambo y'ibanze kubera ko ni isomo rigari riri muri uwo munsi mukuru ugira 7. Ni ukubera ko turi buvuge uyu munsi ku bijyanye n'uyu mubiri wacu, tubivanye muri uwo munsi mukuru nyine w'ingando, mbere yuko tuzagera noneho mu bisobanuro byawo mu buryo bw'umwuka bijyanye n'umugambi uwo munsi umenyekanisha uzasohozwa mu gihe cy'imperuka. Rero ibyo ni ngombwa kugira ngo tubimenye. Muribuka igihe Bibiliya ivuga ku byerekeye Eliya, iyo tusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 ku bijyanye na Eliya, igihe yahungaga Yezabeli,
agana umusozi Horebu w'Imana. Hari ibintu naho dushobora kwigaho cyane cyane ku bijyanye n'ibi bihe turimo. Nimba umuntu wacu w'imbere turavuga akaba agizwe na 2/3 bitugize, adahabwa ijambo ry'Imana ngo agaburirwe mu buryo buhagije, murabizi ko umubiri iyo umaze igihe kirekire utarya utanywa ugeraho ukaba mu kaga ndetse bikavamo n'urupfu rw'umubiri. Niko bimeze n'umuntu w'imbere iyo amaze iminsi atitabwaho ngo nawe ahabwe ibyo kurya bye n'ibyo kunywa bye ari byo biri mu ijambo ry'Imana, nk'uko Imana yavuze ngo umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa ariko azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero mu ijambo ry'Imana niho Imana yashize ibitunga wa muntu w'imbere. Rero nawe iyo atagaburiwe, iyo atitabweho, iyo atahawe icyo kunywa, nawe amaherezo ajya mu kaga ndetse agapfa. Muribuka Imana ivuga mu ijambo yanyujije muri Paulo yandikira Abefeso ibice 2 ku murongo wa mbere kumanuka ngo kera mwari mwapfuye mwishwe n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo nk'uko iby'isi bigenda, mumvira umwami uteka ikirere ngo niwe mwuka ukorera mu bantu bagomera Imana. Urumva ko mbere batarakizwa abo banyefeso ngo bari bapfuye kubera ibyaha byabo. Uvuga imbere y'Imana rero gupfa ntabwo ari gupfa uyu mubiri bakadushingura, ahubwo uyu muntu wese ataravuka ubwa kabiri ngo ahabwe umwuka w'Imana, umwuka w'ubugingo, Imana imubara imbere yayo ko atariho. Na niyo mpamvu Paulo avuga ngo kera mwari mwapfuye. Ntabwo bari bashinguwe, nuko imbere y'Imana ntabwo bari bafite ubugingo, bari bazima mu mibiri ariko mu buryo bwa roho, mu buryo bw'umwuka bari bapfuye. Rero umuntu w'imbere niwe muntu w'ingenzi tukwiye kwitwararika, hamwe n'ibitugora byo gushakisha ibitunga umubiri, ariko tukwiye no kurwana intambara yo kutareka wa muntu wacu w'imbere ngo amara igihe atagaburirwa ijambo ry'ubugingo, kuko tubigize gutyo Imana izatwita abapfafa kubera ko tuzasubira kuba bazima gusa mu mubiri, ariko umuntu wacu w'imbere yongere apfe. Kuri twebwe aramaze kwakira ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ngarutse rero ku bya Eliya, rero urumva ko muri iyi minsi turimo kubera icyorezo cya corona, turi mu bihe bitoroshye mu buryo bamwe bashobora kwibaza byinshi ku byerekeye Imana, amasezerano yayo. Ese Imana muri ibi bihe iri hehe? Ese Imana iratwumva? Ese Imana irakora? Nashaka kubabwira yuko ibyo bitekerezo byacu bitubamo kenshi. Iyo bitujeho hari impamvu biba bije, niyo mpamvu nazanye inkuru za Eliya. Rero ibya Eliya icyo bishobora kutwigisha muri ibi bihe turimo, ubwo twumvise ko wa muntu w'imbere agizwe na 2/3 bigize umuntu, umwuka n'ubugingo, esprit et âme, spirit and soul. Rero umuntu w'imbere abeshwaho n'ijambo ry'Imana no gusabana n'Imana binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse no mu kuvugana n'Imana mu gusenga. Ibihe turimo rero murashobora kuvuga ati ndasenga ariko ntabwo mbona presence y'Imana, ntabwo Imana iboneka. Nashaka kubwira ko ibya Eliya bishobora kudufasha. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 urasoma inkuru za Eliya, ukuntu Eliya amaze kugaragaza Imana nzima ku musozi Karumeli imbere y'ibigwamana bya Baali, hanyuma abahanuzi b'ibigwamana bagakugwa n'isoni. Noneho icyubahiro cy'Imana kigaruka muri Isirayeli. Umwamikazi Yezabeli Mukahabu amaze kubyumva yahise atuma intumwa kuri Eliya ngo nawe azamuca umutwe. Ariko Eliya kuko nawe ari umwana w'umuntu abyumvise, bwa butwari yagaragaje ku musozi Karumeli no mu bindi bihe burabura. Amagambo ya Yezabeli kuko yari amagambo yuzuyemo iterabwoba rikabije kandi n'amadayimoni nayo akaba akorera muri iryo jambo, kubera ko yari umuntu usenga ibigwamana, cyane cyane ko adakomoka mu Bisirayeli, akomoka mu gihugu cy'amahanga isenga ibigwamana. Noneho Eliya byumvise, Satani amutera ubwoba, ahita ahunga. Arahunga agera ahantu ahasiga umugaragu we arakomeza kugeza aho anaruha mu nzira, arasinzira. Marayika aramuyereka, aramugaburira. Rero iyo usomye mu gice 19 muri gitabo cya mbere cy'Abami urumva izo nkuru. Ariko nashatse kuvuga ni igihe yageraga ku musozi Horebu muri urwo rugendo ahunga urupfu Yezabeli yamubwiye ko ari bumwice. Iyo usomye rero were ku murongo w'8 ukaza kuri 13 urabona amakuru ya Eliya.
marayika aramubwira ati nabyuka arye. Eliya ngo nuko arabyuka araryama aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Ngo agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. None ijwi ry'Imana ryaraje, ubu ndio ndasobanura ibivugwaho. Hanyuma Imana imubwira ngo sohoka wahagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Hano Bibiliya tubwira ngo mu gihe agitegereje Uwiteka ngo aze, ngo habanje kuza umuyaga mwinshi wa serwakira, uraza usatura imisozi umenagurira ibitare imbere y'Uwiteka. Ngo ariko Uwiteka ngo ntabwo yari muri uwo muyaga. Nyuma y'uwo muyaga rero ngo haza igishitsi cy'isi, tremblement de terre, umutingito. Ngo ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishitsi. Ngo nyuma y'icyo gishitsi rero uwo mutingito, iyo seisme, tremblement de terre, hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari muri uwo muriro. Hanyuma Eliya, urumva ibyo bintu bitatu ni ibintu biteye ubwoba mu bisanzwe muri nature, mu byaremwe. Urumva imiyaga turazi za Katrina icyo zakoze muri za Amerika, turazi za tsunami icyo zakoze, imiyaga iterura inyanja ikazamuka ikica ibintu ikakubura imigi yose, ahantu hari imigi ntongere kuyibona. Imiyaga ikahuha ibiti bikome by'inkazamarumbu bigashingurwa n'imizi bikajugunywa mu birometero. Imiyaga igaterura amamodoka. Turazi imbaraga z'imiyaga cyane cyane muri ibi bihe by'ibiza icyo imiyaga ibasha gukora. Turazi rero n'imitingito ingaruka yayo. Turazi rero n'umuriro nawo icyo ukora. Ibyo byose rero twabyita ko ari les forces de la nature, ni imbaraga zasanzwe ziri mu byaremwe zishobora kwangiza mu buryo bukomeye cyane. Ibyo ni ibintu bigaragaza imbaraga. Ibyo rero byabanje kuza, Eliya yibaza ko Imana y'imbaraga ubwiraje noneho, kuko muri we yarazi ko Uwiteka n'ubundi ni Imana y'igitinyiro, ni Imana y'imbaraga. Yarazi ko Uwiteka araje, kubera yuko ibiranga Imana imbaraga zayo byabonetse, kuko Imana imanutse haba imitingito. Arabizi ko byabaye ku musozi Sinayi. Imana imanutse haba ibishitsi. Arabizi ko byabaye ku musozi Sinayi igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa. Arazi ko Imana ari umuriro, kuko igihe yamanuka ku musozi Sinayi, umusozi wari wabaye umuriro, Imana yavugiraga mu muriro. Arazi ko Imana yazanye umuyaga ku nyanja itukura, ihagarika amazi yacamo kabiri, haboneka inzira, abana b'Isirayeli barahanyura nk'abanyura imusozi. Ibyo byose rero ni bigaragaza uruhande rw'imbaraga. Ariko ngo Imana ntabwo yaje muri ubwo buryo. Ngo hanyuma ngo Imana yaje gute? Ngo Imana yaje mu ijwi ryoroheje cyituze. Ijwi ryoroheje. Hari icyo dushobora kwiga muri ibi. Ngo hanyuma Eliya amaze kuryumva yitwikira umwitero we mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi riramusanga riramubaza riti, Eliya we urakora ikaho? Impamvu ibi nabivuze nuko dushobora kuba muri ibi bihe aho ubuzima busa naho bwahagaze, ibyahoraga bidufatiriye bikaba bitagihari cyangwa byaragabanutse. Umuntu akaba afite umwanya uhagije wo gutekereza no kubyo wenda atahora agatekerezaho. Rero ku bantu bashobora kwibaza batese muri ibi bibazo turimo Imana irihe ko tutayibona? Kubera ko iyo tutakiri mu byo twari duhugiyemo mbere, icyo gihe dushobora kwibaza ibintu bitandukanye. Noneho umuntu akibaza ngo Imana irihe? Imana ntabwo iri kure yawe. Imana iri kumwe nawe. Ariko kenshi ushobora kuba utayibona kandi hari, kandi nigaragaza. Kuyihe mpamvu? Imana yavuze ngo inzira zanjye sizo nzira zanyu, ibyo nibwira si byo mwibwira. Ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi cyane, niko n'inzira zanjye ziri hejuru cyane y'izanyu, nibyo nibwira biri hejuru cyane y'ibyanyu. Nuvuga ngo inzira Imana ihitamo kudusanga cyangwa kutwigaragarizamo, kenshi ntitunamenya ko Imana yaje, Imana yakoze ikintu. Imana ikaba ikwiyereka mu buryo buciye bugufi cyane, ariko wowe ukaba uyitegereje mu buryo bw'ibintu bihinda, nk'uko Eliya byamugendekeye. Ariko Imana idukemurira ibibazo mu nzira zayo zoroheje ziciye bugufi, mu buryo umuntu, iyo umuntu w'imbere adakangutse, wa muntu w'umwuka adashobora no kumenya ko ari Imana yakoze biriya, ko ari Imana yazanye ibi.
cyane cyane ndiyo ndavuga mu nzira zayo zo kudukemura ibibazo bya buri munsi. Twebwe tukaba dutegereje kwiza mu miyaga isatura imisozi, imenagura ibitare, cyangwa tukaba tuyitegereje mu gishitsi, ibintu byose bikanyeganyezwa, cyangwa tukaba tuyitegereje mu muriro, kuko Imana ni umuriro. Ariko Imana ikaza mu nzira zoroheje cyane, mu buryo dukomeza kwibaza ngo Imana ntabwo tuyibona, ntabwo Imana isubiza amasengesho. Rero navugaga yuko ni byiza ko wa muntu w'imbere wacu rwose Imana idufashe akanguke kugira ngo ashobore kuba sensible kuri realite y'Imana ya buri munsi, ashobore kubona Imana no mu tuntu duto, kuko Imana ntabwo ibeshya. Yesu yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kuzagera ku mperuka. Urumva ko ari kumwe natwe buri munsi. Abakangutse mu mwuka, aba maso yabo aba ahumutse buri gihe, n'amatwi yabo akaba afungutse buri gihe mu mwuka, abo nibo babona Imana ku munsi mu buzima bwabo. Kuko Imana ntabwo inzira zayo ikoresha ari zimeze nk'izacu. Ntushobora kumenya Imana irakora ite uyu munsi, kubera yuko uko yakoze ejo siko izakora uno munsi, siko izakora n'ejo hazaza. Rero twigire kuri iri somo rya Eliya kugira ngo buri munsi twitege Imana mu nzira zayo, atari mu nzira zacu cyangwa uko tubitekereza. Imana rero idufashe tugere twinjire mu isomo ry'uno munsi. Ibi byose nabizanye kugira ngo dushobore kumenya ibyerekeye umuntu n'imiterere ye, kuko nibyo turi bwige uyu munsi ku bijyanye n'uriya munsi mukuru wa karindwi, umunsi mukuru w'ingando, cyangwa mu Giheburayo umunsi mukuru wa Sukoti. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda ukomeje kukurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zivuga ku minsi mikuru 7 yizihizwaga n'Abisiraheli n'ikisobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa 12:15 z'umugoroba, ndetse na buri ku cyumweru saa 4:30 za mu gitondo. Izi nyigisho ziboneka kuri YouTube channel ya R.Betel TV na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero nkuko tumaze iminsi twiga igice cya 23 mu gitabo cy'Abalewi, nicyo gitabo kigira gatatu mu bitabo Mose yanditse. Ku cyambere ni igitabo cy'Itangiriro, cya kabiri Kuva, icya gatatu Abalewi. Aho no tubona itegeko ry'Imana ryo kuzajya baziriza iminsi mikuru yayo. Twarize impamvu Imana yavuze ngo ni iminsi mikuru yayo, ariko mu nyuma byaje guhinduka iminsi mikuru y'Abayuda. Hariya mu Balewi ibice 23 ku murongo wa 2, Imana ivuga ko ari iminsi mikuru yayo Uwiteka. Ni iminsi mikuru y'Uwiteka, iminsi mikuru yanjye. Ariko twaje kubona mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 7 ku murongo wa 2, noneho Bibiliya iyita iminsi mikuru y'Abayuda, kubera yuko bari barazanyemo n'imihango yabo atayihuriye n'ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi turakomeza kwiga ku munsi mukuru wa karindwi witwa umunsi mukuru w'ingando. Abayuda mu Giheburayo bawita umunsi mukuru wa Sukoti, kubera yuko ingando zari zubakishijwe amashami y'ibiti. Icyo nagusobanura nuko tuziga byinshi kuri uyu munsi mukuru wa karindwi, kubera yuko urimo umugambi mugari uzasohozwa mu gihe kizaza, mu gihe itorero rizaba rimaze kuzamuka. Hari iby'uyu munsi mukuru umenyekanisha bizasohozwa inyuma y'izamuka ry'itorero. Ariko uyu munsi ushaka kwibanda ku gisobanuro cy'uyu munsi ku bijyanye n'umukristo ku giti cye, icyo uyu munsi umubwira w'ingando. Rw'ibisobanuro ni byinshi. Ibisobanuro ku mugambi mugari tuzabigeraho, ariko turashaka kureba igisobanuro mu buryo bw'umwuka ku bijyanye n'icyo uyu munsi uhishura ku mukristo. Ibi ni ibintu by'ingenzi. Rero nimba iminsi mikuru Imana yaravuze ngo ni iminsi mikuru yanjye, ni ukuvuga ngo ni iminsi mikuru, ibisobanuro byayo ni ibisobanuro birenga ishyanga rya Israeli, bikaba bifite ibisobanuro bireba abantu bose bo mu bihe byose, kubera ko iyi minsi mikuru yari ihishwemo umugambi w'Imana uzasohozwa na Kristo, kandi ugasohozwa muri we
none imigambi izasozwa muri Kristo igasozwa na Kristo. Kandi murazi ko Kristo ataziye ubwoko bw'Abayisiraheli gusa bw'Abayuda, Kristo yaziye abantu bo mu bihe byose, b'amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose, kandi bo mu bihe byose, ko niwe mucunguzi w'isi, niko Bibiliya ivuga. Nawe ubwe arangije umurimo we wo gucungura ku musaraba mbere yuko asubira mu ijuru. Iyo dusomye muri Matayo 28 were ku murongo wa 18 ugeza kuri 20, aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, abwira intumwa ze ngo mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banjye. Murumva ko ni umwami w'amahanga yose, rero niwe mukiza w'isi yose. Ubwo rero iyi minsi mikuru, impamvu Imana yavuze ngo iminsi mikuru yanjye, ni ukugira ngo bizumvikane ko atari iminsi mikuru y'ubwoko bumwe, atari iminsi mikuru ya Isirayeli, ni iminsi mikuru yanjye, kubera yuko ibisobanuro bihishwe muri iyo minsi mikuru, nubwo igaragara ko ari kuziriza imihango, ibisobanuro ni ibisobanuro bizaba birenze Isirayeli, bizaba ari ibisobanuro bifata ku bihugu byose, ku mahanga yose, ku isi yose. Nibyo nakwita extra national, ni ukuvuga ngo bizaba birenze ishyanga rya Isirayeli, bizaba bifite dimension extra national, bizaba birenze ishyanga rya Isirayeli, birenze n'amateka yayo, kubera yuko ibisobanuro ni ibisobanuro bireba abari ku isi bose. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ni iminsi mikuru yayo. Hano rero ikintu cya mbere tukwiye kumenya, kubera iki Imana yemeye ko Abisirayeli bagenda batura mu ngando muri rwa rugendo rwabo bagana i Kanani. Ingando rero baturagamo ari byo uyu munsi mu Gifaransa twakwita abri de fortune, cyangwa mu Cyongereza makeshift shelter cyangwa temporary shelter. Ni ukuvuga ngo ni ubuturo bw'agateganyo, kubera yuko umuntu ntabwo aragera aho azatura burundu. Rero mu buryo bw'umwuka rero, impamvu izi ngando Abisirayeli bacumbitsemo mu rugendo rwabo bagana mu bw'isezerano ari ingando ariko ntibe amazu, ni ukubera ko harimo igisobanuro cy'uko ntabwo baragera aho bariho barajya. Ni ukuvuga ngo baracyari mu rugendo. Rero niyo mpamvu bari bakeneye gutura mu kintu kiri temporary, mu kintu kitari definitif. Rero ingando ibisobanura ikintu kitari ikintu gihoraho, niyo mpamvu yitwa abri de fortune mu Gifaransa, cyangwa makeshift shelter cyangwa temporary shelter, kubera yuko ni icy'agateganyo. None se mu buryo bw'umwuka ku mukristo bisobanura iki? Iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9, dusoma ibi bikurikira: tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Murumva iyo ukomeje gusoma, Paulo aravuga ku byerekeye imibiri yacu. Uko ugeze ku murongo wa 6 aravuga ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Murumva yuko uyu mubiri wacu Imana iwugereranya n'ingando, ntabwo ari inyubako ihoraho. Ni ukuvuga ngo igihe Abisirayeli bari mu rugendo bagana i Kanani, bagiye bacumbika mu ngando ariyo Sukoti, kuko yari igizwe n'ibintu biri temporary, ibintu biri temporel, kubera yuko ntibari kubaka amazu kandi bari baragenda. Amazu bateza kuzayubaka bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, destination finale yabo. Hano rero Umwuka Wera atubwira ko iyi mibiri yacu, nubwo kenshi tujya twibeshya tukabaho nk'uko iyi mibiri yacu ari inyubako zihoraho, ariko Imana iravuga ngo nk'uko Abisirayeli nagiye mbatuza mu ngando kugira ngo byumvikane ko bataragerayo, ngo niko namwe mu gihe cyose muri mu rugendo. Ni ukuvuga mu gihe cyose tutarambuka Yorodani, uno munsi wabyita urupfu, mu gihe cyose tutarajya hakurya y'urupfu tuba turi mu ngando.
umukristu rero mu rugendo rwe ajya mu ijuru, igihe cyose atarava muri uyu mubiri akwiye kumenya ko ari mu ngando. Ni ukuvuga ngo aba muri shelter, aba muri abri de fortune, aba muri makeshift shelter. Ni ukuvuga ko aba ari mu kintu cy'agateganyo. Umubiri wacu ni temporary shelter, ni ukuvuga ngo ni abri de fortune, ni si inyubako, ni ingando. Ibi rero bituma umenya rero uko witwara mu mubiri, kuko buzi yuko inzu yawe y'ukuri uzayijyamo igihe uzaba ugeze mu ijuru. Ni ukuvuga ngo igihe cy'izuka niho tuzinjira mu nzu zacu rero zihoraho, ariyo mibiri y'ubwiza, imibiri itabasha gupfa. Ibi rero ni ikintu gikomeye cyane mu byerekeye imyizerere ya gikristu, kuko ab'isi Satani abashuka ko iyi mibiri yabo nizo nzu zihoraho zabo, nta byiringiro bagira hakurya y'urupfu rwabo, byose birangirira mu mubiri. Ntabwo babaho muri icyo gitekerezo cy'uko bari mu rugendo, cy'uko bari mu buzima bw'agateganyo. Ariko umwana w'Imana ku byerekeye umunsi mukuru wa karindwi, umunsi mukuru w'ingando, umunsi mukuru abayuda bita wa Sukote, kuko ingando zubakishwa amashami y'ibiti, Imana ishaka ko umukristu amenya ko igihe cyose akiri muri iyi si ari mu rugendo, kandi umubiri we ntawufate nk'inyubako ihoraho, ahubwo awufate nk'ingando, awufate nk'ahantu acumbitse by'agateganyo. Akaba azi yuko umubiri we witeka ntabwo arawugeramo. Niyo mpamvu uyu munsi ufite ibisobanuro byinshi nk'uko nababwiye. Ntabwo turagera ku mugambi wishwe muri uyu munsi mukuru wa karindwi, ariko inyigisho ku mwana w'Imana, Imana ishaka ko amenya ku byerekeye umunsi mukuru w'ingando, ni uko umubiri we afite none igihe cyose atarapfa, igihe cyose atarambuka Yorodani ariko gupfa, aracyari mu ngando. Uyu mubiri ufite rero ntabwo ariyo nyubako yawe uzaba mu iteka ryose, ahubwo ni ingando kugira ngo ikwibutse ko ntabwo uragerayo, uracyari mu rugendo. Icyo nicyo gisobanuro cya mbere, ndetse na Petero yarabivuze nawe. Iyo dusomye urwandiko rwa Petero rwa kabiri, naho nyine turumva icyo gitekerezo cy'ingando, ibisobanuro ijambo ry'Imana ritanga ku byerekeye iri jambo ingando cyangwa Sukoti. Ni ukuvuga ngo urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 12 tugeze kuri 15, nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri kuri muri mwe ubu. Ngo kandi ku murongo wa 13, kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri ingando. Murumva hano Petero nawe muri urwandiko rwa kabiri ku gice cya mbere ku murongo wa 13, ngo kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibibutsa nkiri muri iyi ngando. Ni ukuvuga ngo rero Petero nawe aravuga ko umubiri we yarimo wari ingando, ategereje nawe kuzava mu ngando urugendo rushojwe, nk'uko Abisirayeli bashoje urugendo igihe bambukaga Yorodani. Iby'ingando noneho bikazajya biba amateka bizihiza, noneho bakubaka amazu ya nyayo, none bakazajya bibuka za ngando bagiye bacumbikamo mu rugendo rwabo rwose rwamaze ya myaka 40 mu butayu. Rero kuri twebwe ntabwo ari ibintu by'amateka nk'uko nabo baziririza amateka, twebwe bifite ibisobanuro biriho kandi bizahoraho. Ni ukuvuga ngo Petero yahishuriwe ko umubiri ni ingando, nk'uko Abisirayeli babaye mu ngando, bivuga ngo bari bakiri mu nzira mu rugendo, none bambutse Yorodani, none batangira kuba mu isezerano, baratura, bubaka amazu, nyamazu. Petero yagereranywa umubiri we nk'ingando, kuko ingando harimo iyo notion, harimo icyo gitekerezo cy'uko ni inyubako y'agateganyo. Urumva ko rero Bibiliya ivuga ko imibiri yacu ni imibiri igereranywa n'ingando, igereranywa na abri de fortune, igereranywa na makeshift shelter, temporary shelter. Ni ukuvuga ngo ni inyubako y'agateganyo. Icyo byatubwira rero
nk'uko abisirayeli babaye mu ngando, Imana ikabatega ko bazajya baziririza umunsi mukuru w'ingando. Ibisobanuro byawo tumaze kubyumva mu buryo bw'abizera Imana. Ingando bisobanura ngo ni imibiri yabo mu gihe cyose batarapfa, kandi impamvu ari ingando ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ari umubiri. Ziriya ngando nizo bacumbikagamo, ntabwo bo bari ingando. Ingando yari iyo nyubako y'agateganyo. Natwe rero ntabwo imibiri yacu ariyo twebwe, ntuvuga ngo tuyirimo, ni ingando. Nimba rero ari ingando, ntuvuga ngo tuzayisohokamo. Iyi ngando izasenywa, izavaho n'igihe tuzapfa, imibiri yacu izavaho, ariyo ngando. Hanyuma twinjire rero mu nyubako y'ukuri ihoraho y'iteka ryose y'ubwiza, kubera ko ingando ni inyubako y'agateganyo kandi ikakoreshwa n'ibintu bidakomeye. Ibikoreshwa mu kubaka ingando ni ibintu bidakomeye, n'amashami. Amashami rero ageraho akabora, agasaza. Imana igaragaza faiblesse y'imibiri yacu, vulnerabilité y'imibiri yacu, kudakomera kw'imibiri yacu. Niyo mpamvu imibiri yacu isaza, niyo mpamvu imibiri yacu irwara, niyo mpamvu imibiri yacu imugara, kubera ko ni ingando. Ntabwo ari ya nyubako izahoraho iteka, ariko umukristo afite ibyiringiro muri Kristo. Kuko Yesu yavuze ngo musenye urusengero mu minsi 3 ndongera ngubake. Yavuga ngo umubiri we yuko bazica umubiri ku munsi wa 3 yongere ahuzure we muzima. Noneho itakiri ingando, ahubwo ari inyubako ihoraho. Ko biravuga ngo Kristo amaze kuzuka ntabwo agipfa, kuko umubiri we ntabwo ukiri wa wundi ushobora gupfa. Yaje mu mubiri upfa kugira ngo anyure aho tunyura, abone uko apfa, anyuma urupfu rwe aruhindurishe ubusa. Uwari ufite ububasha ku rupfu ariwe Satani. Ariko uyu munsi kuva aho Kristo yazutse, ntabwo Kristo akiri mu ngando. Kristo ari mu nyubako y'ubwiza. Niyo mpamvu igihe yerekaga Sawuli mu nzira y'i Damasiko amurwanya, arwanya itorero, atoteza itorero, Sawuli yaguye hasi kubera ko yahuye na Kristo atakiri muri ya ngando. Ya ngando bamanitse ku musaraba ari umubiri we upfa, yari mu mubiri w'ubwiza, umubiri udapfa, umubiri w'imbaraga. Niyo mpamvu Pawulo yavuze mu rwandiko rwa mbere mu bice 15 aricyo gice kivuga iby'izuka, ngo uyu mubiri twambaye iyo upfuye, umubiri uhambwa ari umubiri w'intege nke, ariko kazazuka ari umubiri w'imbaraga. Uhambwa ari umubiri w'isuzuguriro, ariko kazazuka ari umubiri w'ubwiza. Uhambwa ari umubiri w'inyama n'amaraso, ariko kazazuka ari umubiri w'umwuka. Urumva ko ibyo byose byerekana uko kuri hagati y'imibiri yacu ya none n'imibiri yacu tuzambara nyuma y'urupfu cyangwa igihe kizamuka ry'itorero impanda ivuze. Niyo mpamvu rero uyu munsi w'ingando tuwufate nk'umunsi utwigisha urugendo rwacu natwe turimo. Niyo mpamvu turi mu ngando natwe, ariyo mibiri yacu. Ibyo ni ibintu by'ingenzi umukristo akwiye kumenya kugira ngo bimufashe muri uru rugendo, amenye neza ukuri kw'Imana muri ubu buzima turimo. Ko hari igihe dushobora kwibaza ngo ese ko ndwara, kubera iki ndwara kandi Imana narayizeye? Kuko hari n'abantu bigisha ngo iyo umuntu amaze kwizera Kristo ntashobora kurwara. Ibyo ntabwo ari byo, ni ukwirengagiza yuko tukiri mu ngando. Iyo doctrine rero ntabwo ari yo. Umukristo ashobora kurwara nk'abandi bantu bose, ariko kiruta byose nuko afite isezerano ko Yesu amukiza. Ahagarara ku ijambo ngo imibyimba ye niyo dukirisha, cyangwa ahagarara ku ijambo rivuga ngo yikoreye indwara zacu, yikorera n'ubumuga bwacu mu mubiri we. Rivuga ngo dushobora kurwara, turasonza, kubera yuko twese duhuje n'abantu bose kuba turi mu ngando. Niyo mpamvu Pawulo yabisobanuye mu buryo bugari cyane, avuga ku byerekeye uyu mubiri wacu, kuntu ari umubiri ufite ibiwuranga bitandukanye n'ibizaranga wa mubiri w'ubwiza tuzambara igihe kizuka ry'abakiranutsi. Ni byiza ko umuntu abimenya kuko ni by'ingenzi. Kugira ngo dushobore kubimenya rero, ibibazo bimwe na bimwe umuntu ashobora kwibaza bibe bifite ibisubizo. Imana ishimwe rero kuri iki gisobanuro cya mbere kijyanye n'uyu munsi mukuru w'ingando, kugira ngo dusobanukirwe iki gisobanuro cya mbere. Ubwo Pawulo avuga ngo uyu mubiri wacu witwa ingando, uyu mubiri wacu ngo ni umubiri w'igisuzuguriro. Twagiye tuzambara umubiri w'ubwiza, icyo gihe rero igisuzuguriro kizasimburwa n'ubwiza. Ngo umubiri uyu twita Bibiliya ingando ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza.
ngo ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga. Akomeza avuga ngo ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Kuvuga ngo umubiri w'inyama n'amaraso ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Ngo niba hariho umubiri wa kavukire, uvuga ngo uyu mubiri w'inyama n'amaraso, hariho n'umubiri w'umwuka. Rero icyo ni ikintu gikuru cyane. Dushima Imana rero kubwa Yesu Kristo, kubera yuko Yesu yaje kuduha ibyiringiro by'uko nubwo turi mu ngando, bisobanurwa ngo ni urugendo, imibiri yacu ni y'agateganyo, kandi ibyubaka ziriya ngando, ziriya Sukoti, ni ibintu by'intege nke, n'amashami y'ibiti, ni ibintu by'intege nke, ni ibintu bibasha kubora, ni ibintu bisaza. Natwe imibiri yacu irasaza kandi imibiri yacu irabora, turi mu mibiri vulnerable, bivuga ngo turi mu ngando. Ariko dushima Imana ko hamwe no kuba turi mu ngando, muri Kristo dufite ibyiringiro yuko tubikiwe noneho inyubako z'ubwiza, inyubako zitazasaza, inyubako zitazabora, inyubako zihoraho, ariyo mibiri y'ubwiza izaba ishushanywa n'umubiri wa Kristo. Ngo kuko uko tuzamera ntikurahishurwa, ariko nahishurwa umwami twizeye, uwapfuye akazuka, uwahinduye ubusa urupfu, agahishura kudapfa n'ubugingo buhoraho kubw'ubutumwa bwiza. Igihe tuzamubona tukamubona uko ari, tuzahita duhindurwa duse nawe. Haleluya. Reka dushima Imana. Mana, ndagushima kuri iri jambo ryawe, byongere riturememo ibyiringiro, byongere bitwereke mwami ibintu bihambaye waduhaye muri Kristo Yesu, tukamenya yuko ibyingiro byacu utakwiye kubishira muri ingando isaza, ibora, izakurwaho, ariyo mibiri yacu ipfa, ariko ibyingiro byacu, haleluya, bikomeze kuba muri Kristo yahinduye ubusa urupfu, agahishura ubugingo no kudapfa iteka ryose kubw'ubutumwa bwiza. Nuko rero Mana, ukomeze abakwizera bose hirya no hino ku isi, nibacyogore mu byo bagenda bahura nabyo, kandi ukomeze Mana guha agakiza n'abantu bose bo ku isi batarakumenya, kugira ngo ubu bwiru babusobanukirwe, nabo bizere bakizwe, baguhindukire ubakize. Komeze rero Mana uduhe ubuntu butubashisha kuba bizerwa muri ibi bihe turimo byo guhangana n'ibi bihe by'iki cyorezo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, ukeneye inama, waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.